nshuti mwene data, uyu munsi nagira ngo tuganire ku kintu cyiswe urukundo rw'abana b'Imana. Mu minsi ishize nasomaga mu Bakorino nkomerezaho ndeba uburyo ki Pawulo yari ari muri gereza afunzwe, ariko agahora azirikana amatorero yagiye anyuramo ababwira ijambo ry'Imana, akabandikira akomeza kubabwira ati ni ukuri mukomeze kuguma mu kwizera, mukomeze mwubahiriza mbese ibyo nababwiye mbere, ntazagire undi uza nyuma ngo ababwire Imana ntababwiye. Mbese ahora ahangayikishijwe nuko abana b'Imana bameze. Ariko uyu munsi urebye abantu basigaye bigisha n'ijambo ry'Imana, ntabwo bigisha ijambo ry'Imana kuko bashaka guhugura abana b'Imana cyangwa bashaka no kubakurikirana kugira ngo batazabura ubugingo, ahubwo bari kwigisha ijambo ry'Imana kugira ngo babakuremo ba bantu ubutunzi bwabo mu mafaranga. Ndakubwira ijambo ry'Imana kandi mu by'ukuri ntibanababwira ijambo ry'Imana, ahubwo bakababwira ngo Imana iguhaye ibi, ngo Imana iragukijije, ngo Imana ikoze ibi. Ariko iyo Mana ko mbona mwayihinduye ibigirwamana. Imana, reka mvuge ku rukundo. Urwo rukundo rusigaye ruri mu bantu, naho iyindi sije y'ubwo nayo nzayivugaho kuko mfite byinshi byo kubabwira. Ni ukuri mba numva bimbabaje kandi mba nibaza ngo njye ubabaye gutya, papa wacu dukunda ababaye bingana iki? Noneho wibajije icyo gihe Pawulo yandikiraga ayo matorero, Abakorino, Abakolosayi, Abefeso, Abarodikiya, abo bose yabandikiraga urwo rwandiko rwabageragaho mu buhe buryo? Nta ndege zabagaho, nta modoka zabagaho, bagendaga amezi angahe, bagendaga se umwaka kugira bazagere mu kindi gihugu, bagendaga ayo mezi ntago mbizi. Ariko ndi kureba icyo gihe byari biriho uko nguko, nkareba n'ubu ngubu nkumva birababaje. Noneho ikintu kibabaje, byageze aho tekinoloji igenda yaguka, ibikorwa bigenda biza. Mbere mu Rwanda ndabyibuka neza, wenda n'abakera bazi ibindi byinshi kurushaho, mwakwandika muri comment n'ukuri tukagira inama buri wese agasobanukirwa. Njye cyo numva nibuka nuko habayeho iposta, abantu buri muntu akumva agomba kugira iposta, ukajya gufata urwo rwandiko, ababyeyi bajya gufata inzandiko mu iposta, agasanga nk'umuntu runaka yamwandikiye, akumva arishimye, akumva yishimiye urwandiko uwo muntu yamwandikiye. Kandi ubwo urumva uwo muntu byamufasha igihe kuzayakujyana mu iposta, ariko yumva yatekereje kuri wa muntu, urwandiko rukamugeraho nawe undi warwakiriye akarwishimira. Icyo gihe abantu bakundaga kwandikirana amaretre, umuntu akaba yafata urwo rwandiko undi yamwandikiye akarubika, akavuga ati runaka yanyandikiye ibi. Maze ukuntu Satani azi ubwenge kubarusha. Wibaze kuba ufite umwuka wera, Uwiteka yarakwereje umwuka wera ngo ature muri wowe, ariko ntukoreshe uwo mwuka wera ngo ukugire inama, ukwagure muri byose, ahubwo Satani akakurusha ubwenge. Reka mbikwereke. Satani amaze kubona ko habayeho urukundo, habayeho abantu, kubera ko kuva na kera imiryango y'abantu barasuranaga, ugasanga nk'abantu bohereje umwana jya gusura mu muryango uyu n'uyu, yewe aba n'abakuru bakajya gusura kwa runaka, bakarara bagatinda iminsi, bakamara iminsi, icyumweru, bakamenyana, bakaganira. Ariko ibyo ntibikibaho. Naho biba ni hake, ntabwo navuga ko byashizeho, ariko naho biba ni hake. Noneho ikibazo rero cyaje kubaho, iposta ibivuyeho. Kubera iki? Tekinoloji. Satani arabireba, aravuga ati ariko aba bantu ko mbona bakundanye, ni iki cyatuma mbereka ko noneho mbakemuriye ibibazo, ariko nanone ndi kubikomerezamo imbere. Abazanyeho ka telefone, udutelefone, abantu baratangiye barahamagaranye, aro, noneho abantu bagira ngo nyine rwa rukundo ruriyongereye kwa ko babonye agatelefone batangiye kujya bavugana. Aro. Satani arabireba, aravuga ati ni byiza, kubera ko telefone ije bari kuvugana cyane, gusurana biba bivuyeho, kwegerana biba bivuyeho. Ati icyo ndagitsinze, ariko baracyavugana cyane, ubu se ndabigenza ko none bavugana kuri telefone, bagakumburana rimwe na rimwe, bakongera bagahura, bagasurana, bakongera bakicara ahantu bakaganira. Ibi noneho nkora iki kugira ngo ibi nabyo biveho? Arabireba, arangije ati mbazaniye smartphone. Abantu bose bakishimira ko bagize smartphone, ariko ntibari kureba aho Satani ari kubaganisha. Smartphone noneho zijeho, n'abandi bavuganaga kuri telefone bisanzwe ntibarebane, bakumburanye, bakabonana, biba bivuyeho. Kubera ko smartphone yaraje, abantu basigaye hamagarana barebana, bya bintu byo gukumburana ngo umuntu arimo kumbuye ngo reka ngo ujye kumureba, biba bivuyeho. Abantu urukundo ragenda rurashira, gusurana birahagaze. Noneho na kwa kuvugana no kuri video call bigenda bishiraho. Bene data, kandi Imana itegeko ryayo rya mbere yadusabye ngo dukunde mugenzi wacu nk'uko twikunda. Ariko ibyo ngibyo Satani yaraje anyuramo gake, abikuraho, ariko abantu bahuma amaso ntibabona icyo Satani ari kubakorera. Reka nkwereka aho aganisha.
Ibyo byose Satani yabikoze kugira ngo abantu be kwegerana, kuko iyo abantu begeranye bagirana inama. Burya wansuye cyangwa nagusuye ntago najya kuri telefone, ntago najya ku kindi kintu cyampugisha, nguha umwanya tukicara tukaganira. Wa mwanya twicaye tuganira uzambwira icyo ndusha, nshobora kukubwira icyo nkurusha. Cyane cyane abantu bakundaga kuganira ku ijambo ry'Imana, imiryango, abana basura abatante babo, abaonkere babo, ugasanga bari kubahugura. None se ko bene data, ko mama wawe papa wawe yambwiye ibi n'ibi, kuki utari kwitwara neza, bimeze gute? Ugasanga arimo araguhugura, arimo arakugorora. Ariko ibyo ngibyo Satani areba uburyo ki bigomba kuvaho, maze n'abantu baragenda koko barabyemera, barabyakira. Noneho kubera ko rwa rukundo rugenda rushira mu bantu, wanareba n'umuvandimwe cyangwa mubyara wawe n'undi wari wese ukajya wumva nta rukundo ukimufitiye, ukumva nyine no kutamuvugisha, ntumuvugisha ari aho, cyakoze nakuvugisha uri bumwikirize, ariko ugasanga urukundo mu bantu rwarashize. Umva aho Satani yabaganishije, abatandukanyije n'abantu kugira ngo mutazajya muganira ku ijambo ry'Imana. Kuko hari abantu bamwe na bamwe imiryango yabo yanasengaga, waba uvuye hamwe ugiye gusura abandi ugasanga barasenga, wa undi utasengaga iwabo byibura abiprofitiyemo hahandi yagiye. Ariko ibyo byose Satani ati oya, ibyo ntibigomba kubaho, maze agiye kubakorera agashya. Abakubitiyeho covid, yatangiye buke buke utwo turwara tw'amafuti twa gripe. Umuntu yarwara gripe abantu bakamwitaza, umuntu yaba yarwaye iki ngo kiranduza abantu bakamwitaza. Satani arabira avuga ati ni ikihe kirwara nkwe noneho kuzana ku buryo bitazanya, noneho bikongera bigahumira imirari. Abakubitaho ka covid biraje, abahoberana biba bivuyemo, abasuhuzanyaga ari ntacyo bivuyeho, mbese ikintu cyose kiba kivuyeho. Noneho ugasanga icyo gihe n'umuntu washaka gusura undi muri covid cyangwa na nyuma yaho gatimaze no kurangira avuga bati yarangiye yashize, abantu bagakomeza kwishishanya, runaka ntangerera iwanjye cyangwa nahagerane mu yoga intoki, nakuremo urukweto, nakora ibigomba gukorwa, mbese ibigomba gutuma byose agomba ngo kuba atanduye. Ukibaza ibyo byose Satani arabizanya, abantu barabikurikiza. Noneho wa undi wasuye umuntu abujijwe kumusura kubera ko ngo atari bugerayo kubera ko covid cyangwa ashobora kwandura, wa undi agatana warakayatahana sinzi ahasubira. Wa undi nawe utamwakiriye akavuga ati abantu ntibakiza. Umubano mu bantu uracika. Kubera iki? Kubera Satani ushaka gutandukanya abana b'Imana, ariko abana b'Imana nabo ntibabibona, bananirwa kugira icyo bakora kigomba gutuma bakuraho icyo kintu Satani yazanye kugira ngo be gukomeza gutandukana, ahubwo bihuze. Weho wakabaye uvuga niba hari tekinoloji cyakije, niba hari ikintu runaka kije, nakabaye nkora igishoboka cyose kugira ngo mbashe gukuraho icyo kintu gishobora gutuma ntabasha kuganira na bene data, kuko Imana idusabana urukundo. None ikibabaje, twebwe hajeho ibintu byose bigomba gutuma tubura uburyo twegerana, turabyemera turabikurikiza. Satani adutandukanije n'abavandimwe, adutandukanije n'imiryango, adutandukanije yewe n'inshuti, kubera ibyo byose yagiye ashyiraho. Uyu munsi ku buryo usanga n'umuntu mugiye kuvuga ngo mwavugana, akenshi ugasanga ni wa muntu uri buvuge ngo uyu muntu ngiye kumusaba iki, ari bumarire iki, arampa iki. Nta rukundo rukiba mu bantu. Umuntu kugira ngo yumva kwishimye, umuntu kugira ngo yumva kuvugishije, nuko abona ko hari icyo waba umurusha, nuko abona ko hari icyo ushobora kuba wamuha. Ngaho umva urukundo rw'abantu aho rugeze. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo Pawulo we yandikiraga ayo matorero kandi ikindi ashingiyeho yari ari muri gereza, ariko we akabandikira kugira ngo mukomere ku Mana, nizere ko mukomeje gukora imirimo ikwiriye, nizere ko mukomeje kwizera uwo nababwiye, Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Mbese akomeza kubigisha Yesu Kristo abandikira, kandi ari he? Muri gereza. Ariko wowe n'abavandimwe wagira n'umuntu wawe wabuzi wawe uri muri gereza ntumusura, n'uwo waba uvuga ngo ararwaye kumugeraho ego ko nifite akazi, nifite ibindimo, nifite, umuntu asigaye buri wese yirebaho, yagira ngo agiye kureba undi muntu akamureba ari uko avuga ngo hari icyo agiye kuma. Umva rwa rukundo rero, umva urukundo rw'abantu. Noneho ngiye kuvuga ku rukundo abantu bataye Imana, noneho rwa rundi rwo kuvuga ngo bakundaga Imana, noneho ubu rwavuyeho. Naho natangiye n'ubundi naho mbivugamo, mvuga ukuntu abantu n'abatangiye bigisha ijambo ry'Imana bageze aho babona abantu ijambo ry'Imana ntibashaka kuryumva, kubera ko bashaka kumva ibitangaza by'Imana. Kandi Imana yagukorera ibitangaza ari uko wabanje gushaka ubwami bwayo. Yakubwiye ngo shaka ubwami bwayo no gukiranuka kwayo, ibindi byose uzabyongererwa. Ariko abantu baraza akakubeshya, akakumvisha ukuntu Imana igukoreye ibitangaza, Imana igukuyaha, Imana ikwagu, Imana ikoreye ibindi. Irabigukorera gute utarashaka ubwami bwayo? Ariko mwene data, nushaka ubwami bw'Imana ibyo byose uzabibona. Ndakubwiza ukuri, banza ushake Yesu Kristo, umwakire nk'umwami n'umukiza wawe, noneho ibyo bindi ushaka uzabibona.
wijya kuri abo bakwereka yuko bafite icyo bazi kukurusha. Nawe ubwawe Yesu Kristo yagusanga akakwibwirira, ariko banza umukingurire umutima wawe. Nshuti mwene data, uyu munsi numvaga nshaka ko tuganira kuri icyo kintu, tuvuga kuri icyo kintu cy'urukundo. Ndakwinginga wisuzume, ushobora kuba hari byinshi waba uzi kundusha, hari ibindi bigiye bitandukanye, ingero nyinshi zitandukanye zagiye zibaho n'ibiri kubaho uyu munsi. Ndakwinginga reka tujye dufatanya, dusangire, duhugurane, nuko inkuru nk'izi tuzifatanyirize hamwe kugira ngo zitwagure, zigire aho zidukura, zigire aho zitugeza. Niyo mpamvu ngusaba nkwinginga kugira ngo ukoreshe iyi nkuru uyigeze no ku bandi bene data. Uwo ari we wese yisuzume, arebe mbere yarabayeho ate, yarabanye n'abantu gute, uyu munsi abayeho ate, mbese urukundo rwe ruhagaze gute. Kandi nukuri twe duhora tuzirikana itegeko rya mbere Imana yatubwiye kugenderamo. Nshuti mwene data, reka ngusabe unakore subscribe niba utarayikora, kandi nkomeje no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.